Yes, ni piki waramutse TV ukomeje kugenda ukurikira gatanu kandi namakuru akomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye mu gihe kandi mu byukuri mwakomeje kugenda mubona amafoto n'amavideo akomeje kugenda acicikana agaragaza His Excellency Paul Kagame mu byukuri atwaye akato nimba ari kwiga kugatwara nimba mu byukuri azi kugatwara ibyo ntiwabimbaza rajya mu byukuri murabona nawe ni umukomedi yakomeje kugenda asetsa benshi cyane rajya mu byukuri muri Reke TV muri Rusizi mwakomeje kugenda mubona ukuntu akomeje kugenda agaragara atwara akato ni ibintu mu byukuri bikomeje kugenda bishimisha by'umwihariko abanyarwanda n'urusange ndetse kandi n'abandi bari ku kivundagira mu byukuri mwabonye ukuntu akomezaga kugenda asetsa abantu nabwo mu byukuri n'ibyishimo bidasanzwe by'umwihariko kuba ari kureba aho aya marushanwa y'ubwato ari kubera ndajya mu byukuri murabona ko President Paul Kagame imbere yuko buri buze kuba byatangizwa niwe mu byukuri abashe kuba wafata akato ka mbere ndetse kandi ubona ko biri kugaragazwa neza ko mu byukuri mu mashusho turimo kubona biragaragazwa neza ko President Paul Kagame atazi gutwara akato nimba rero mu byukuri atazi kugatwara cyangwa se abizi ntabwo wabimbaza gusa ibyo abashe kuba yakereka abanyarwanda nuko bigaragazwa neza ko mu byukuri ashobora kuba atazi gutwara ubwato nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa turatsinze mu byukuri ari kumufasha gutwara ubu bwato ni ibintu mu byukuri mbona bikomeje kugenda bigaragarira buri munyarwanda wese ni ibintu mukomeje kugenda mwibonera benshi bindagira ngo mu byukuri muri kubona uko biri gukorwa cyangwa se nuko biri kugenda reka nizere ko atari bwa mbere tugiye kuba twabana hano kuri Piki waramutse TV reka nizere ko urangije gukanda subscribe cyangwa se sabone ikindi kandi ubika no gufungura kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo ntuzajye ucikwa inkuru n'ibigano by'ubwenge dukomeza kugenda tukugezaho gatanu kukani n'amakuru akomeje kugenda avugwa mu gihe kandi bikomeje kugenda bigaragazwa ko nyakubahwa President Paul Kagame ubwo kandi irushanwa ry'amato riri kubera muri Reke Kivu cyangwa se mu byukuri mu karere ka Rusizi ubona ko nyine mu byukuri ari amarushanwa meza cyane n'amarushanwa akomeje kugenda ashimisha kimwariko abanyarwanda muri rusange ndagira ngo mu byukuri mbere yuko aya marushanwa atangizwa mwabonye nyakubahwa President Paul Kagame ukuntu nawe yagiye mu bwato cyangwa se mu byukuri muri ubwato bwa marine n'ubwato bwa Yamaha bugiye ko mu byukuri bwakoreshwa mu rushanwa urabona ko mu byukuri ari ubwato bwiza cyane nyakubahwa President Paul Kagame yabanje ko mu byukuri yagiramo kugira ngo abanze kuba yafungura iki gikorwa cyo gutwara amato nabwo ari amato gusa mu byukuri agiye kubera mu Rwanda cyangwa se mu byukuri ari amarushanwa y'amato gusa ari kubera mu Rwanda aho kandi mu byukuri irushanwa mpuzamahanga ry'isi rigiye ko mu byukuri ryabera mu Rwanda by'umwihariko ku rwego mpuzamahanga ku isi ni irushanwa ry'amagare y'isi mu byukuri rigiye kuba ryabera mu Rwanda ku nshuro ya mbere akaba ari igikorwa kigiye gufungurwa muri Afrika ndetse kandi kikaba cyemejwe ko kigiye kuba cyabera mu Rwanda kugeza kuri akanya urabona ko ari ibintu byiza cyane ndetse u Rwanda rukomeje kugenda rugaragariza buri umwe wese ndajya mu byukuri abaturage baturuka hirya no hino ku isi ndetse n'abandi bari guturuka mu bihugu by'isi bamaze ko mu byukuri bagira mu Rwanda kugira ngo bazabashe kuba bareba kwirushanwa rizaba ku itariki 21 z'ukwezi kwa 9 2025 ubwo ni ku munsi w'ejo mu byukuri aho kandi amagare azatangira gusiganwa mu turere tw'u Rwanda dutandukanye gusa mu karere ka Musanze ndetse ubwo na Gasabo nikomeje kugenda byumvikana ko Nyarugenge imirongo ikomeje kugenda icibwa cyangwa se mu byukuri itangira kuba yashushanwa kugira ngo abazabasha kuba bari kureba aya magare bazabashe kuba mu byukuri bafite aho bazagarukira kubera ko n'amagare ubona ko azaba ari kugaragara neza mu matwi y'abanyarwanda cyangwa se mu maso y'abanyarwanda biri kumvikana ko mu byukuri benshi bakomeje kugenda bibaza ese nyuma yuko u Rwanda rukomeje kugenda rugaragaza mu kuba rwashaka iterambere rirambye ku myariko ku banyarwanda n'u Rwanda biraza ko mu byukuri byatuma u Rwanda rubuze kuba rwakuramo profit cyangwa se inyungu ikabije cyane kubera ko nuza kureba mu byukuri ni irushanwa ry'amagare y'isi ibingibi mu byukuri biraza no gusiga u Rwanda rwungutse amamiliyoni menshi cyane kubera ko nuza kureba ukuntu bamwe mu bagiye kuba baza muri Visit Rwanda ndetse n'abandi bari guturuka hanze y'u Rwanda ndetse n'amahoteli ndagira ngo mwatangiye kubona ari gukora neza cyane kandi rero mu byukuri nkomeze kugenda shimira abagenzi banje bakomeje kugenda baduhereza inkuru ziri update mu Rwanda aho kandi mu byukuri tugiye kwa twareba ese mbere yuko nyakubahwa President Paul Kagame agaragara ari gutwara ubu bwato cyangwa se akakato murabura ko mu byukuri akomeje kugenda yigishwa nk'uko akomeje kugenda bibabwira uyu nguyu yitwa turatsinze bikomeje kugenda bigaragazwa ko ari abajepe gusa mu byukuri bari kumwigisha gutwara ubwato nk'uko akomeje kugenda nibaza rero ngo ese ni gute President Paul Kagame yaba ari umugaba mukuru w'ingabo z'ikirenga cy'u Rwanda akaba atazi gutwara ubwato nk'ubwa marine ndagira ngo mu byukuri birashoboka ko yaba wenda ari kugira ngo asetse abanyarwanda ariko uko bigaragara azi gutwara ubwato kuko ntabwo yaba ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo z'ikirenga mu Rwanda mu byukuri atazi gutwara ubwato bwa marine ubwo ngubwo mu byukuri hari cyo abashatse kugaragariza abanyarwanda cyangwa se no kuba yakereka abanyarwanda ariko nge ndahamya neza ko mu byukuri His Excellency Paul Kagame azi gutwara ubwato nk'uko yakomeje kugenda biragaragazwa neza ko mu byukuri ari kwigishwa gutwara ubwato mu mafoto rero mu byukuri yandi ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye mu gihe kandi ari buze ko mu byukuri saa sita z'ijoro hafungurwa igikorwa cyo gutwara amagare ku munsi w'ejo
ubwo kandi bizaba bikataje ari ibintu byiza cyane bizaba biri kubera mu Rwanda. Ndagira ngo mu by'ukuri ndaza no kuba byose nabikugaragariza no kuri Peak Uramutse Rwanda. Icyo usabwa ni gukanda sabone cyangwa se subscribe kugira ngo ntuzajye ucikwa inkuru ziri update tukomeza kugenda tukugezaho gatanu kandi zikomeje kugenda zibera mu Rwanda hirya no hino ndetse no kwisi. Aho kandi mu by'ukuri ubona ko Mozambique ndetse na Uganda, United States n'ibindi bihugu bitandukanye harimo na Canada byamaze ko mu by'ukuri byagera mu Rwanda. Ariko hagati aho ngaho witwa Bwana Antoine Felix Chilombe akaba yamaze kuba yahagarika abazabasha ko mu by'ukuri bagaragara mu irushanwa ry'amagare y'isi, by'umwihariko ababasha kuba batwara amagare mu gihugu cya Kongo babashe kuba bahagarikwa n'igihugu cya Kongo kugira ngo mu by'ukuri ntibazagere mu Rwanda. Wakibaza impamvu Kongo ikomeje kugenda ihagarika by'umwihariko abazaza gutwara amagare mu Rwanda baturutse mu gihugu cya Kongo, mu gihe kandi mu by'ukuri Bwana Antoine Felix Chilombe yamaze ko mu by'ukuri yabahagarika. Nimba rero mu by'ukuri amasezerano y'u Rwanda na Kongo bitari kurebana neza, ntabwo ibyo ngibyo turi buze kuba twabitindaho cyane kuko ni ibintu bigaragara neza, mu gihe kandi mu by'ukuri u Rwanda rukomeje kugenda rushinjwa ibyaha bikomeye cyane muri Kongo, ndetse agakomeza kugenda hagaragara amakimbirane n'u Rwanda kugeza kuri aka kanya bitarabasha ko mu by'ukuri byavugururwa ngo bigere neza, kugeza naho u Rwanda na Kongo by'ukuri biri kugaragazwa ko ibyabo bitarabasha kuba byaba cleanness cyangwa se byashukurwa neza kugira ngo bongere kuba barebana neza cyane. Ariko nubwo ubona ko Kongo yamaze kuba yahagarika abazaza mu marushanwa yo gutwara amagare mu Rwanda, urabona ko mu by'ukuri nyuma yo kubahagarika ariko abakongomani bamwe batangiye no kugira mu Rwanda bafashe imyanya myiza cyane kugira ngo mu by'ukuri bazabe bari kureba iri rushanwa ry'amagare rwego mpuzamahanga ry'isi rizabera mu Rwanda ku nshuro ya mbere muri Afurika. Ni igikorwa kizafungurirwa mu Rwanda. Ndagira ngo mu by'ukuri murumva ko ari ibintu byiza cyane, ni ibintu u Rwanda rukomeje kugenda rushyiramo imbaraga cyane nyinshi cyane, kugeza nubwo ubona ko abakongomani bamaze kugira mu Rwanda. Si abakongomani gusa, ndabona n'abandi baturuka mu bihugu hirya no hino ku isi bamaze kuba bahagera, haba abanyamerika, Canada ndetse na Europe n'ibindi bihugu bitandukanye. Ndagira ngo mu by'ukuri na Nepal urubyiruko rwamaze kuba rwahagera, ndetse murabona ko n'abanye Nepal cyangwa se abaturuka mu gihugu cya Nepal bamaze ko mu by'ukuri bashyira ikirindiro mu Rwanda, ndetse kandi n'abafana bisize amarangi bazaza kuhafana amakipe yabo by'umwihariko muri shampiyona y'amagare ari kubera muri Rwanda by'umwihariko ku mpuzamahanga y'isi. Urabona ko mu by'ukuri ari ibintu byiza cyane u Rwanda rwakomeje kugenda rushaka gutegura by'umwihariko ibyishimo ku banyarwanda. Ndavuga ko mu by'ukuri ari icyizere gikomeye cyane kugira ngo u Rwanda runahabwe amahirwe yo kugira ngo ruzaze ko mu by'ukuri rwaberamo shampiyona y'isi y'urwego rw'amagare. Ndagira ngo mu by'ukuri mwe usanzwe mubona Tour du Rwanda cyangwa se mu by'ukuri amarware asanzwe atwarirwa mu Rwanda by'umwihariko ni shampiyona zategurwaga n'u Rwanda gusa, ariko kumbwihariko kugeza kuri akanya urabona ko mu by'ukuri isi yose igiye kuba yahanga amaso mu Rwanda kugira ngo barebe ese mu by'ukuri iyi shampiyona y'amagare y'isi igiye kura mu Rwanda bizaba bimeze gute, bizaba byifashe gute. Nanjye mu by'ukuri nzakomeza kugenda bagezaho update, nkomeza kugenda nshimira bagenzi banjye bakomeje kugenda batugezaho aya makuru, by'umwihariko ukomeje kugenda ukurikira inkuru zacu gatanu kandi, ndetse kandi wadukurikira no ku mbuga nkoranyambaga dukoresha haba kuri Peak Uramutse TV ndetse ubwo no kuri RBL hafi yawe, uze ko mu by'ukuri wakutakura urushingiye kugira ngo mu by'ukuri bagenzi bacu bakomeze kugenda babagezaho amakuru akomeje kugenda abanogirwa na gahunda za RBL hafi yawe. Nanjye mu by'ukuri ndaza gukomeza kugenda mbahabera kugira ngo mu by'ukuri tuze kuba twabagezaho izi nkuru zikomeje kugenda zitugeraho gatanu kandi. Nanashimira mugenzi wanjye Pene Andre ukomeje kugenda unadufasha kugira ngo tubagezeho izi nkuru. Murabona ko Perezida Paul Kagame yiziwe nyuma yo gutangiza shampiyona y'ubwato.